turimo twiyibutsa tubyibwira ko turi itorero ryatsinze. Haleluya. Itorero ritabuze uko rigira, itorero ridashobewe. Burya nuba no mu minsi yo gushoberwa uzamenye ko atariyo eta wagenewe kugumamo. Ntago twabuze uko tugira, Mwami wacu ari muri twe, ari kumwe natwe. Aho yatangirije itorero nizo mbaraga arindisha iryo torero, nizo mbaraga akorera muri ryo kugeza igihe azaryishyira rirangije umurimo ryagombaga gukora mu isi. Ukwiriye kumva amagambo y'ubugingo kugira ngo birekeraho kuba ibyiyumviro biri kure, bihinduka uko utekereza, bihinduka uko ubaho, bihinduka ubuzima bwawe. Niyo mpamvu umwanzi yanga ko tuba mu ijambo ry'Imana kugira ngo uku gutekereza kwa Kristo kutaba ukwawe, gukomeze kuwe kusa nka kuri kure yawe. Imana rero iduhe ubwo buntu. Ntago rero winjiye mu muryango w'Imana cyangwa winjiye mu itorero rya Kristo giturumbutse ngo none ugeramo hagati uyoberwa kubaho, ngo biyoberwe uko bikugendere. Oya, ngo wicwe no gushoberwa, siko bimeze. Data yadutoranyije afite plan, afite umugambi akomeza mu buzima bwacu. Turi hano mu maboko ye, turi hano mu itorero ry'Imana, umugambi we ukomeza, umugambi we urakomeza ku buzima bwacu. Utibaza ngo narakijijwe ngo bipfa gupfa aho ngaho gusa, ngo sinzi igikurikiraho, sinzi iyo biva niyo bijya, ngo ubuzima bwarushaho kubiha bwaryoha. Data yadukije afite umugambi ukomeza. Ntago turi ibintu byapfuye kugwa aho ngaho. Anaturema ntituri ibintu byapfuye kugwa. Uko wavutse uko ariko kose, bagutegereje cyangwa batagutegereje mu maboko meza cyangwa mabi, umugambi w'Imana urakomeza mu buzima bwacu. None iyo tugeze muri Kristo Yesu biruzuzwa rwose. Imana ishimwe cyane. Rero Data yadutoranyije afite plan y'ubuzima bwacu muri Kristo Yesu. Reka dusubire muri iri jambo nubwo hari ayo twavuzeho, ariko nabonye ntabona uko ndibu yasimbuke. Mu Baroma igice cya 8 turahera ku murongo wa 29 turagenda tumanuka. Imana ishimwe cyane. Urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Roma mu gice cya 8 turaza kumanuka turi busoreze kuri 37. Ugende wumva gake gake, ndinginga Imana ngo iduhe ubuntu amagambo yayo yandikwe ku mitima yacu. Nukuriye kukubera amakuru atambuka just nk'uko umuntu yumva amakuru yo muri quartier, yandikwe ku ndibaza umutima wawe kugira ngo aguhuze n'Imana yakugeneye. Abaroma 8:29 ngo kuko abo yamenye kera yabatoranyirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Nagira ngo wumvire ijambo nshutima, ubwaryo ryicaye mu mutima wawe ryahindura ibintu ibihumbi mu buzima bwawe. Kuko abo yamenye kera yabatoranyirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Yesu abe imfura muri bene se benshi, aribo batwebwe abagize umuryango w'Imana twese, abagize itorero rya Kristo twese. Data yatumenye kera, adutoranya kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Uko tuvuga ngo gushushanywa nawe harimo kumvira nk'uko yumviraga, harimo kunesha nk'uko yanesheje, harimo gutunga umutima nk'uwe, harimo gushushanywa nawe mu buryo bwose. Data aramenya, arantoranya, angenera gushushanywa n'umwana we kugira ngo Yesu abe imfura muri bene se benshi. Tugende dushushanywa nawe buri munsi. Mwibuke ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyari byuzuye Kristo byose ni umugabane wacu. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo 16, reka nyarukireyo ndongera ngaruke ahangaha. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 16 ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese. Ibyuzuye nde nshuti y'Imana? Ibyuzuye Yesu. Ubwo ibyuzuye Yesu nabihaweho, wabihaweho niba uri mu muryango w'abana b'Imana. Ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, n'ubuntu bukurikira ubundi. Haleluya. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana kuvuga ngo twese twahawe ku migisha ye isendereye, kandi tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Ubu iyo wikuramo iri jambo wararyumvise, riba ryaratinze mu matwi yawe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikwiriye gutinda mu matwi yawe, rigatinda mu matwi yawe kugeza igihe rihindutse uko utekereza. Iyo ritatinzemo mu kanya leta ari kujabuka, uhita ushyiramo yindi ya miruho yawe na za ngorane na kwa gutsindwa, uhita ubishyiramo wibagirwa ibi. Twese twahawe ku migisha ye isendereye, kandi tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Mu Cyongereza havuze ngo end of his fullness,
ku mwuzuro we n'ibimwuzuye, and of his fullness we have all received, and grace for grace. Imana ishimwe ko yaduhaye ku byuzuye Yesu. Hano mu Baroma turi 8:29 hatubwiye ngo yaratumenye arangije aradutoranya kugira ngo dushushanywe n'ishusho y'umwana wayo, hanyuma uwo mwana wayo rero Yesu Kristo ngo abimfura muri bene se benshi. Turi itorero rinesha kuko Yesu ari muri twe. Haleluya. Ibimwuzuye n'umugabane wacu. Amagambo y'Imana atinde muri wowe kugeza igihe ibi bintu byakira n'umutima wawe. Dukomeje hariya mu Baroma 8:30 ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ubu bwiza ntago ari ubwiza bwa Rutansi, ntago ari ubwiza bwa Didi, ntago ari ubwiza bw'undi muntu wari we wese, n'ubwiza bwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Abo yatoranyije kera, ubu ni twebwe turi mu muryango w'Imana uyu munsi, turi mu itorero rya Kristo uyu munsi. Abo yatoranyije kera amaze kubatoranya yarabahamagaye. Ryajwi ryaguhamagariraga agakiza, ikimana yakoresheje kugira ngo ukizwe kwari uguhamagara kwayo. Abo yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, amaze kubatsindishiriza abaha ubwiza bwa Kristo. Iyo tuvuga gutsindishirizwa ni ukuba justifiye, ni ukuba justified nk'aho utigeze gukora icyaha cyangwa natwe abo twabikoreye bazaba babyibuka, natwe tuzaba twibuka ibyo wadukoreye. Ariko mu maso y'Imana abatsindishirijwe, abizeye ubutumwa bwiza bakabwizera bakihana bakababarirwa, babaye justifiye, baratsindishirizwe nk'abatarigeze batsindwa. Nta rubanza ruri ku buzima bwabo. Umva ko ijambo ry'Imana ritubwira rero, abo ngabo batsindishirijwe ngo yabahaye ubwiza bwandese bwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nshuti y'Imana, niba Imana iri mu ruhande rwacu, ese iba mu ruhande rwacu gute? Kuko ibona Kristo muri twebwe abagize umuryango w'Imana, abitorero. Imana ntiturwanya, iri mu ruhande rwacu. Niyo mpamvu itorero ritsinda, niyo mpamvu itorero rinesha, niyo mpamvu itorero ridashobewe. Bamwe mu bera baririmo kuko batarabimenya barashobewe, ariko itorero ntirishobewe. Imana ishimwe cyane. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Imana ishimwe cyane. Izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Iyo tuvuze ibindi byose ntago harimo ibyirari ryawe, kuko ibyirari byawe Imana ibiguhaye byose wapfa, byakwica. Harimo ibintu byose bituma uhuzwa n'umugambi w'Imana, ibiguhesha imbaraga zo kwezwa, ibiguhesha gusa na Yesu, ibiguhesha guhuza na ya mirimo myiza wari waremewe muri Kristo Yesu ngo ubigende, byose warabihawe. Imana ishimwe cyane. Ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Iyo umuntu akiri mutoya mu by'iri jambo ajya agira ngo ibyo ararikira nibyo byiza, ariko reka mbabwire, iyo ugiriye ubuntu bwo kwigirana imbere n'Imana, kwigirana imbere n'Imana, nubwo tugifite urugendo rwo kwigira imbere ruhora ruhari, ariko iyo ugize umugisha wo kwigirana imbere n'Imana, usanga ibyo wisabiraga ntaho bihuriye n'iby'Imana yakugeneye. Usanga ibyo wihitiragamo ntaho bihuriye n'iby'Imana yakugeneye. Ariko kuko abana benshi batagera aho ngaho, cyangwa bamwe batarahagera, baba bumva ibyo bihitiyemo ari byo byiza. Yewe ni nk'akana gatoya kaba kari ahantu nko mu gihugu kirimo imbeho nyinshi, kakajya gashaka gusohoka hanze kambaye ubusa. Akana k'imyaka 2 kakarwana n'ababyeyi bakinga urugi gashaka gusohoka kajya muri neje cyangwa mu rubura cyangwa mu mbeho, kambaye ubusa karashaka gusohoka, karabona neje ari nziza, ntikazi ko kari burwara umusonga, ntikazi ko kapfa, ariko karimo karabona ari ibintu byiza. Ibyo data yatugeneye nibyo byiza kuri twe. Ababisogongeye muri abahamya banjye, ntibigira icyo kwicuza, bigwiriyemo imbaraga z'Imana, bigwiriyemo umutima unesha, bigwiriyemo uburyohe bw'urugendo, bigwiriyemo kwizera Imana. Data duha ubuntu bwo kwigira imbere. Ntugarukire mu kuba umwana mutoya nk'ako kabebe gashaka kujya muri neje, gashaka kujya mu mbeho, kuko ari akabebe katazi ko imbeho yakarwaza, kandi ababyeyi bagakingirana kakumva barakabangamiye kakanarira, cyangwa gashaka gufata kuri buji yaka. Imana itugirira imbabazi. Nuko utamenya urukundo rwa data, uko ugenda wigira imbere mu kumenya urukundo rwa data,
utekanira muri rwo, kuko umenya neza ko agukunda kuruta uko wikunda, ukamenya neza ko afite imigambi myiza kuruta iyo wakwigirira. Kuko ba data bo mu isi bahinyuka, batabibasha, batabasha byose byiza kuri twebwe, bataduteganyiriza n'ibyiza, tujya twibwira ko n'Imana ari hagaze ari ingome. Icyaduka igira imbere mu rukundo, kandi uzarumenyeshwa naho yivugira ari ryo jambo ryayo, uzayimenyeshwa n'ubuntu bwayo. Nujyana umutima uciye bugufi mu ijambo, izakuzuza kwishurirwa urukundo rwe. Haleluya. Mbese ubwitimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Petero yarabitwandikiye mu rwandiko rwe rwa kabiri, urwandiko rwa Petero rwa kabiri igice cya 2 umurongo wa 3, urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 3, ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye, nshuti y'Imana, twaragabiwe ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Umva nshuti y'Imana, imbaraga z'ubumana bwayo, apana imbaraga zanjye, imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Mwumva ikibiduhesha? Tubuheshejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Uko ugenda umumenya niko ibi bintu byuzura muri wowe, uko ugenda umuyoberwa niko umisinga ibyo wagenewe, nyamara byari umugabane wawe. Ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zaratugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Muri biri jambo ry'Imana havuze ngo kubera ububasha bwayo Imana yaduhaye ibyangombwa byose. Ariko muranyumvira, bya byangombwa ushakira ahandi bidutera kubaha Imana no kugwiza imbaraga, twarabihawe kubera ububasha bwayo, kubera ububasha bwayo budafite limite, budafite umupaka. Ntiyari gushingira mu bwanjye kuko ubwanjye burahinyuka. Kubera ububasha bwayo Imana yaduhaye ibyangombwa byose kugira ngo tubeho twubaha Imana, tubikesha kumenya uwaduhamagaye ngo duhabwe kwikuzo rye no kukugira neza kwe, duhabwe kwikuzo, kuri gloire, kubwiza. Haleluya. Niyo mpamvu itorero riranesha, itorero ryambaye ubwiza bwa nyiraryo. Itorero ntirishobewe, ntago wagenewe gushoberwa, ntiwagenewe kurambarara. Nunarambara ujye uvuga uti ahantu ndyamye si ho hanjye, wagenewe ubwiza bw'uwaguhamagaye. Haleluya. Reka dukomeze, reka some na 4 mu ijambo ry'Imana. Reka nsubire mu gatoya muri biri jambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, ngo kubera ubasha bwayo Imana yaduhaye ibyangombwa byose ngo kugira ngo tubeho twubaha Imana, tubikesha kumenya uwaduhamagaye ngo duhabwe kwikuzo rye no kukugira neza kwe. Nicyo cyatumye aduha amasezerano akomeye cyane kandi afite agaciro, kugira ngo nimumara kuyashyikira mugire uruhare kuri kamere y'Imana, bityo mubashe gucukubira n'irari ryononye iyi si. Mwumve nshuti z'Imana, nicyo cyatumye aduha amasezerano akomeye cyane kandi afite agaciro, kugira ngo nimumara kuyashyikira. Kuyashyikira se ni iki? Ni ukuyamenya, ngatangira kuyabamo, nkamenya ko ari ayanjye. Uyu munsi umubyeyi ashobora gutaha agapfa akava muri uyu mubiri, agasiga yanditse icyo araze abana be, ariko abana kuko ari batoya batazi gusoma ibyose yabaraze, kandi wenda babisigaranye na batari abantu beza, abo bana bagashobora kubaho nabi kugeza igihe bazamenyera amasezerano se yasize, bazamenyera umurage se yabasigiye, noneho bakabaho neza mu murage wase. Mwumve nshuti z'Imana, nicyo cyatumye aduha amasezerano akomeye cyane kandi afite agaciro, kugira ngo nimumara kuyashyikira, we yarayatanze. Gushyikira n'ukwawe nanjye, uko duhishirirwa Kristo, uko dutinda imbere ye, uko tuba mu magambo y'Imana, uko duca bugufi twaba mu bihe byo gusenga, niko dusingiriza ubuntu butuma duhishurirwa ibyo twahawe, kubihabwa ko yamaze kubiduha. Haleluya. Icyama umwami Imana agakora ku matwi yacu, tukumva ibyo twiringizwa n'iduhamagara. Ngo nicyo cyatumye aduha amasezerano akomeye, aduha byararangiye. Nicyo cyatumye aduha amasezerano akomeye cyane kandi afite agaciro, kugira ngo nimumara kuyashyikira mugire uruhare kuri kamere y'Imana. Muri make iyo tutayashyikiriye, uruhare kuri kamere y'Imana rutubana duke cyangwa rukatubana ntarwo. Nimumara kuyashyikira mugire uruhare kuri kamere y'Imana, bityo mubashe gucukubira n'irari ryononye iyi si, mube hejuru yaryo, tuneshe, duhindukire itorero nk'uko twagenewe, itorero rinesha, ducukubire n'irari ryononye iyi si. Reka dukomeze mu Baroma 8:33. Data duha inyota y'ijambo ryawe, giye kutubera amagambo asanzwe, giye kutubera ibiturambira.
ndakwinginze kora ku maso y'imitima yacu, ndakwinginze duhe inzara n'inyota y'ibyawe, duhishurire amagambo yawe, ntatubana amahamba, ntatubana inkuru, atubana ubuzima mwami, kugira ngo twizere dukiri. Ngo ninde uzarega intore z'Imana, kuri 33, ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Uhita umenya neza ko ryajwi rigushinja, ryajwi rikurega, rikubwira ngo n'ubundi wowe ntiwanesha, wowe ntuzigera ubishobora, biriya bavuga si ibyawe. Umenye neza ko riba ritavuye ku Mana. Umva ko ijambo ry'Imana ritubwiye, ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ryajwi rikurega rigushinja ngo werega naho ntuzarengaho, ntuzanesha, menya neza ko ritavuye ku Mana, riva ku mubi. Naho data we atweguza imbabazi. Ya ndirimbo twatangiranye yavuze ngo amaze kuzuka ntiyazukanye inzigo, yazukanye imbabazi. Aratubwira ngo shegesha, akadushegesha, yarangiza akahagarara ku ruhande akatwereka ko Imana ariyo dufitanye ikibazo. Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Afite umurimo umwe arimo kudukorera, arimo aratwingingira ngo tudacogora. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Asabira abera, asabira itorero. Niyo mpamvu itorero ridashobora gucogora. Ufite ikibazo cy'uko abantu bakwibagiwe, ntawe ugusengera, ntubona ubwira, ufite undi mwinginzi mukuru batarinda kwibutsa. Haleluya. Umwinginzi batarinda kwibutsa. Hari igihe iki kintu sinzi aho cyavuye, ariko hari igihe umuntu akubwira ngo unsengere umvuze mu mazina. Ariko dufite umwinginzi tutarinda kwibutsa mwene ibyo. Ntabwo ninda kumubwira ngo unsengere ngo uvuge ngo mazima ko rutanse mu mazina. Dufite umwinginzi wicaye iburyo bwa data adusabira. Kubimenya bizakumara imvune z'umutima, bizaguha ikiruhuko, bizaguha gutekana, bizaguha kugubwa neza, ikindi bizaguha kutanduranya n'abantu. Haleluya. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? 35. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Mana yavuze ibintu byose biruhije, bibishye, bigoye. Amakuba, uzi kuba mu makuba? Amakuba ni akaga gatinze, ni ibyago bitinze. Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Ariko wumve 37, ubundi 37 burya niyo twajyagaho, nubwo nabira byose byari biryoshye. Ngoya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Umva ko itorero ribaho, umva ko abera babaho muri kariya kaga, muri ariya makuba, muri biriya byago, muri kuriya kurenganywa, muri iriya nzara, muri ziriya ndwara, muri kuriya gupfusha, muri kuriya kwambara ubusa, muri iriya nkota n'akaga n'imiruho, muri biriya byose umva ko itorero ribaho. No ku 36 yavuze ngo baricwa, turicwa umunsi ukira bakuduhora. Satana turenganyiriza gukiranuka, turenganyiriza ko turimo twifuza kubaha Imana, ngo tugatwarwa nk'intama z'imbago. Ngo ariko muri ibyo byose umva icyabera bagomba kuvanamo, umva icyabera bavanamo. Ngo ya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Muri make bidusiga turushijeho kunesha, bidusiga turushijeho kugwiza imbaraga. Nuca mu makuba n'akaga bikagusiga urambaraye, uzamenye ko abera atariho twagenewe inshuti y'Imana. Abera bidusiga turushijeho kurabagirana, bidusiga turushijeho kugwiza imbaraga. Uwo ni wo mugabane w'itorero. Haleluya. Bisago n'amakuba nta kizajya bibuza kuza mu isi, ngo biri rusange bizaza pe. Abantu baravuga ngo isi ntisakaye koko. Ibyago n'amakuba bizaza. Hari igihe byibanda ahantu nawe wareba ukumva urashobewe, ukumva ubuze icyo ubwira abera bagapfusha kongera agapfusha, akarwaza kongera akarwaza. Ibyago n'amakuba bikaza, ariko umwami wacu mvuko yavuze
uduha imbaraga ukumva uko yavuze. Yaravuze ngo hamwe n'ibyo bingana gutyo ngo abera barushaho kunesha bashobojwe nande n'uwabakunze uri imbere muri bo. Ntabwo ari uko data yifuza ko tubabara, ntabwo ari uko yifuza ko duhura n'inkota, ntabwo ari uko yifuza ko tubabazwa na sekibi, ariko hamwe n'ibitubabaza bitari bimwe turushaho kunesha. Haleluya. Turushaho kurabagirana. Igihe cyose icyago kizakuzaho ukarushaho kwijima, uzamenye ko watsinzwe. Niko gutsindwa kwacu, ariko kizasiga turabagiranye, tuzamenya ko twanesheje kubera wadukunze uri imbere muri twebwe. Haleluya, haleluya. Bibiri Kinyarwanda ntiyabidusobanuriye byiza, ariko nuko tubifata. Ni handi tuvuga ngo babihinduyemo indimi bavuga ngo turabatsinzi no kurushaho, ubundi ni nkuko bagombye no kuvuga. Haleluya. Ngo duhinduka more than conquerors. Mana ishimwe cyane, turabatsinzi no kurushaho. Muri ijambo ry'Imana havuze ngo ariko muri ibyo byose turushaho gutsinda tubikesha wadukunze. Muri make ibyago n'amakuba bidutera dusohokamo turushaho gutsinda. Uwo ni wo mugabane w'itorero. Urarambara uyu munsi, ongera urya amagambo y'ubugingo, ongera urire ku meza y'umwami, ongera umutumbere, ongera winjire mu bindi bihe byo gusenga nshuti y'Imana, kugira ngo uhabwe kunesha wagenewe. Nturi uwo kurambarara, nturi uwo gukubitwa hasi, ngo ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kandi dusubije amaso inyuma nshuti y'Imana, kubagize umugisha babanyeho iminsi mikeya n'umwami, dusubije amaso inyuma dusanga twarushijeho kunesha. Ibyari bije ari byo kuduhitana byadusohoyemo turushijeho kurabagirana, byadusohoyemo turushijeho kwizera Imana, twabisohotsemo turushijeho kunesha, twabisohotsemo turushijeho gutunga umutima wa Kristo, twabisohotsemo twongerewe kugirira abantu imbabazi. Haleluya. Twabisohotsemo tugenda tugwiza agatima buke buke ka Kristo ko gukunda abaruhijije. Nshuti y'Imana, nta jambo ry'ikinyoma data yatwandikiye muri Bibiliya. Ubuzima yatubwiye, yabwiye abitorero bubaho, niba bamwe bagenda babugira nawe wabugira. Mureke tumutinzeho amaso, mureke twe gusenga by'agahararo. Nitwe tuba twigirira nabi, nitwe tuba twigirira nabi. Ujya wishyira Imana ubyiyumvamo utanabyiyumvamo, kuko gusenga n'urugamba. Satani azakubangamira, umubiri uzakwangirira, ariko we nanjye nitwibyutse kubw'ubuntu bw'Imana, dusaba ubuntu bwo kubyuka no kwishyira Imana kenshi gashoboka. Witegereze ibya rusange, witegereze igihe ibyago n'amakuba byakubanye byinshi, baho ubuzima bugaburiwe, mwuka wawe wagaburiwe, ubugingo bwawe bugaburiwe, uzahoraniza imbaraga n'inyungu zacu nshuti z'Imana. Haleluya. Mu Gifaransa havuze ngo mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Haleluya. Nous sommes plus que vainqueurs tubitewe n'uwadukunze. Imana ishimwe. Haleluya. Nari nkivuga ko itorero ryahawe ubwiza, itorero ryahawe ubwiza nk'ubwa nyiraryo. Haleluya. Ibyuzuye Kristo byabaye umugabane wacu. Mutima wawe ndifuza ko wagira inyota ko ibintu byakubera ubuzima, byakubera ubuzima, bitaba ibintu bisigara mu magambo ngo ujye udabishyikira. Wifuze kubishyikira, bigutere kuba mu ijambo ry'Imana mu buryo bwuzuye, bigutere kwishyira Imana buri munsi buri munsi. Haleluya. Yohana igice cya 17 20 kugeza kuri 22, 20 kugeza kuri 22. Ngo sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryawe. Yesu yaradusengeye, yasabiye abo bari kumwe, asabira natwe abazizera mu ijambo intumwa zirigishije, aba bakurikiye bakaryigisha, natwe rikatugera. Ubu dufite ubwoba bw'iki, ariko Mana cyo duha kuba mu magambo yawe. Reka nkubwire, twese tujya dukubitwa, ariko iyo tugiye mu bihe byo gusenga n'ukuri turegurwa. Hari igihe nkubitwa najya gusenga nkibwira ngo ariko ubundi bunigiraga ibiki, ubu se ubundi kare kose natindaga hese, noneho ikibazo ntaho cyagiye, n'ingorane ntaho yagiye, nawe warambaraye uri wa wundi, nawe wegutse uri wa wundi, ntiwahindutse. Ariko ukibaza ubu kare kose kuki ntagannye isoko y'imbaraga? Kare kose kuki nabungije umutima ngo watekereje ibisorisyo? Hari ibintu bidakorwa n'abantu, ibikorwa n'abantu ujya urabitekerezaho. Nakubwira icyo ushaka igisubizo, ibikorwa n'abantu ubishakira igisubizo ko mange kwa kanake ugisha inama ubaze, ariko hari ibindi bidakorwa n'abantu, hari ibindi bikorwa n'Imana. Ibyo rero kumara amajoro wibaza aho Imana izacisha kandi ubizi ko bitaba mu maboko y'abantu, gana isoko y'imbaraga.
urahakura kumwizera, urahakura kumutegereza, niba hataragera urahakura imbaraga zo kumutegereza, ukomeza urugendo. None wongewe warambaraye, nanjye ubyutse mu kandi kanya nkavuga ko bukare ubu natindagaye. Ntugatinde kwegera isoko y'imbaraga. Haleluya. Sinsabira ababonyine, ahubwo ndasabira abazanyizezwa n'ijambo ryabo. Uwo yari ngewe nawe n'abahamagawe twese, hanyuma n'abandi bazahamagarwa niba umwami azaba atari yagaruka. Ngo bose babumwe nk'uko uri muri nge Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babumwe muri twe. Ariko urumva ko turi kure, turaho, ari muri twe, turegeranye. Ngo bose babumwe nk'uko uri muri nge Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babumwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Umva aho ngana rero 22, ngo nanjye mbahaye ubwiza wampaye. Itorero ryambaye ubwiza Yesu yahawe, si ubwiza bw'abantu, si ubwiza bw'abashumba cyagiye tuba dufite intege nkeya, si ubwiza bw'ababyutse bongera bagwa, si ubwiza bw'intenge za zindi dufite bw'abantu basanzwe, n'ubwiza bwa nyiri itorero. Ni buryo twahawe itorero rinesha, itorero ritsinda. Imana ishimwe ko nanjye ndi pati yaryo, Imana ishimwe ko nawe uri umwe mu bagize umuryango w'abana b'Imana. Haleluya. Nanjye mbahaye ubwiza, yamaze kubikora, byamaze kuba. Hari ubundi bwiza bw'igitangaza tuzambara nitugerayo, ariko hari ubwiza yaduhaye abitorero, kuko yasize ryubatse ku rutare, ryambaye ubwiza bwa nyiraryo, amarembo y'ikuzimu ntiyarishobora. Icyakubwira ukuntu kuzima gutinya iyo umaze gusobanukirwa uriwe muri Kristo Yesu, agufatirana mu kujijwa, akagukubiranya vuba vuba utaramenya uburenganzira bwawe mu mwami, akakwicisha imiruho n'agahinda. Ariko icyabarwana nacyo ni ukugira ngo utazinyagambura, ukamenya uwo uriwe muri Kristo Yesu, ukamunesha. Niyo mpamvu gukubirana vuba vuba utari wabimenya. Kuko aya magambo y'Imana Satani arayazi, arwanya ko aya magambo yajya mu mutima wawe. Kuko najya mu mutima wawe, uzamenya ukuri, ububata buhunge, ubwoba buhunge, gutsindwa bigende, uzurwe n'imbaraga. Akakurwanya rero ngo uruteze amatwi ibikuru n'ibikuru bitashinga, abagore n'abagabo barwanye, rararararara. Uruhire se mu kazi kadashira, ubwoba bw'ibihe bw'amafaranga butuma uruha. Kuko kuyagira ni byiza pe, turakayagira, turanayakeneye, atukorera ibikorwa byinshi, ariko ntatanga imbaraga z'umwuka. nta nubwo abo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye, nanjye mbahaye ubwiza wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ese ko ari ibyacu turabigeraho gute? Ibi bintu tubiheshwa no guhozaho. Kuko mfite gutekereza ko umuntu wa kera, gutekereza gushingiye ku by'isi ndeba, kugira ngo rero ko gutekereza kunshiremo, ntunge gutekereza kwa Kristo. Bisaba ko amagambo y'Imana aba menshi muri iki. Mwibuke iyi si n'imitekerereze yayo tuyimaramo amasaha 28. Wakora ishyano, ubwo n'uwakoze ishyano, ukiga ijambo ry'Imana isaha imwe. Wakwigira imbere wagira inyota, ukongeraho utundi dusaha. Uratekereza ko ibyo bintu by'isaha imwe bizaza bikabalansinga iby'amasaha 20 nangahe? Niyo mpamvu ukeneye amagambo y'Imana menshi muri wowe, menshi muri wowe, ukayajyanamo umutima uciye bugufi, kugira ngo Imana iguhere ubuntu kuyakira, kuyamenya, aguhindukire ubuzima. Iyo Data dusaba guhoza umutima ku biri hejuru, si uko ashaka kudukoroniza, nuko ari inyungu zacu. Nintumbira Yesu nzasa nawe, ninkomeza kuba amagambo y'Imana nzakira gutekereza ku Imana, gutekereza kuganza, gutekereza gutsinda nk'uko itorero twabigenewe. Haleluya. Iri jambo ryo mu Bakolosayi igice cya 3, benshi b'inshuti za Bibiliya murarizi, murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Abakolosayi 3 rimwe kugeza kuri 4. Ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, ubwo ni twebwe twese abinjiye mu muryango w'abana b'Imana, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo hehe mu Mana. Ngo kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Buri jambo rihetse imbaraga. Kristo niwe bugingo bwanjye, Kristo niwe buzima bwanjye. Umwanzi yambasha ate? Yanzimya ate? Kereka ibyo namwemereye. Amfatiranye mu kujijwa, amfatiranye mu kurambarara. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Rero iyo Data dusaba ngo duhoze umutima ku biri hejuru, aho Kristo ari,
si ugutumbira mu kirere, ni uguhoza umutima ku magambo y'Imana. Uko data atekereza nkamwinginga ngo abimpe, kandi gutekereza kwanjye kwambyukana kunyuranye n'ijambo ry'Imana sinkwemerere ko kuntindamo. Nkabwira Rutanse ngo Rutanse tuza umva icyo Uwiteka avuga, kamubwira uti ibyo ni ibitekerezo byawe, wandujwe n'isi n'umuntu wa kera, umva icyo Uwiteka avuga. Iyo duhojeje umutima ko biri hejuru, duhabwa kunesha, duhabwa kuganza, duhabwa ubwiza data yatugeneye. Niyo turimo duca ahantu hakomeye, umugani wa Dawidi muri Zaburi ya 23, niyo turimo duca ahantu hakomeye ntitugira ubwoba. Yaravuze ku murongo wa 4 ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe, inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Iyo niyo attitude ducana mu gikombe cy'umwijima. Haleluya. Kuko umwami wacu tumuzi, nyiri itorero turaziranye, wadushinze ku rutare ari we Kristo turaziranye. Iyo duciye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo dutinya, tugendana ubushizi bw'amanga. Ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe, inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Haleluya. Hanyuma umutima ugahumurika, imbaraga zikatugarukamo, turi mu gikombe hagati, ariko tukajya twibona turota twagisosotsemo hakurya. Ntago twisabira gupfa, ntago dushoberwa hagati mu gikombe, ahubwo tugenda duhimbaza Imana tuvuga ngo hari umunsi tuzagisohokamo, hari umunsi tuzasohokana amashimwe n'indirimbo, hari umunsi iki gikombe tuzagikomeresha abandi, twavuga ngo nimuhumure natwe twarahanyuze, iyo nzira murimo mucamo nimuhumure natwe twayinyuzemo kandi ntacyo twabaye. Haleluya. Muri ijambo ry'Imana avuga ngo nubwo nanyura mu gikombe gicuza umwijima nta kintu cyantera ubwoba, kuko wowe Uhoraho uba uri kumwe nanjye, uranyobora ukanandengera. Ibyo nibyo bimpumuriza. Mutima wawe nuhumure, mutima wawe nukomere. Itorero ntiyarisize mu manegeka, yarishinze ku rutare, riri muri we, aribereye maso. Yaravuze ngo amarembo y'ikuzimu yiteranyije yose ntabwo yarishobora. Itorero ni wowe nanjye twizeye Kristo. Waravutse, uracyari muto, ry'amagambo y'Imana rushaho kwegera ukure. Waragwingiye se, umaze imyaka witwa ko wakijijwe, ariko wakwireba ugasanga aya magambo ntakuzuye. Ni igihe cyo kwigira imbere, agutegerejanye imbabazi, nta guciraho iteka. Atandukanye nanjye, njyewe nakurambirwa, nshobora gutekereza ngo igihe yigira ijambo ry'Imana ubu ryafashe he, ariko wagutegerejanye imbabazi. Musaba ubuntu bwo kweguka, musaba ubuntu bwo gusubira mu ijambo ry'Imana uciye bugufi, musaba ubuntu bwo kurambika ibitekerezo byawe ku ruhande, usingira ibye nibyo bizima, nibyo byiteka, nibyo byakubera umucyo mu gihe cy'umwe.